Uvuga ibintu byinshi baravanguguru kwazaguca ariko ndashimira Kristo ko ahari gucika ukuguru ubungubu witeka yahashyize ubuzima ndashimira Kristo mba muri ubwo mu rugendo rw'ubuzima ndashimira Dr. Ndacyariho muganga wa CHK wa Kabgayi bahaye ikaze kuri Kigali Cinema TV jewe mubona nitwa Dusenge Josiane rero nkaba mfite umutumirwa hano ushaka kugana ku ijambo ry'Imana nagira ngo mutumire karibu jamani ndabishimye cyane ndagira ngo dutangire dusenga Imana twiragiza Imana muri gahunda zose Mana data wa twese mu ijuru turagushimira tuguha icyubahiro cyose ko waturinze kuva mu gitondo kugera amasaha izina ryawe rihabwe icyubahiro Mwami Imana tujye kuganira ku ijambo ryawe turakwinginze ngo uzubane natwe turakwinginze ngo uvugane natwe turakwinginze ngo uvugane n'umuntu wese uri bwumve iki kiganiro Mana gikore ku mitima y'abantu bose Mana abantu bawe bakubone bongere bakubone bundi bushya Mwami reka izina ryawe ryo rigaragara Mwami Imana icyubahiro cyawe kigaragare hano aka kanya kuri isaha mu izina rya Yesu tusabye twiringiye amina ni karibu muvandimwe muraho neza turabishimiye wikaze mwaduhaye turabishimiye muhabwe umugisha n'Imana reka tubanze kwifurize abantu badukurikiye kugira ngo tubahe ikaze kandi bahabwe umugisha n'Imana kuko umugisha Imana itanga umugisha Imana itajya yongera mu mubabaro tubifurije umugisha w'Imana ngewe ugiye kubana namwe muri kino kiganiro nitwa Ndagijimana Jean Marie Vianney umuvuga butumwa w'ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kandi ndi umuhamya wo guhamya Kristo nk'umugabo akaba intwari mu ntwari akaba umwami w'abami hanyuma nitwa Ndagijimana Jean Marie Vianney ndi umugabo ndubatse mfite umugore n'umwana umwe ndashimira Kristo ko yangize umugabo ndashimira Kristo ko yabanye nanjye mu rugendo rwanjye rw'ubusore ndashimira Kristo ko yabanye nanjye mu rugendo rw'ubuzima Yesu muhereje icyubahiro amen nagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana riri kuboneka muri Yohana 3:16 ni ijambo rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mwisi cyane ngibyo byatumye itanga umwana wayo nk'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho iri jambo ni ijambo rikomeye ni ijambo rifite ubusobanuro bwinshi ni ijambo rifite ubusobanuro bugari ariko uyu munsi wa none nagira ngo utangarize ko Kristo uyu munsi wa none aracyari umwami aracyari umukiza ku buzima bwawe aracyari ishobora byose aracyari ivuga bikaba kandi yategeka bigakomera ndi umugabo wo kumuhamya Yesu naramubonye ni umugabo w'umunyembaraga nagira ngo mbasangize ku buhamyaho gatoya ukuntu Imana ijye ibasha gukora imirimo ku buryo umuntu atabasha kubitekereza atabeshyira mu bwenge bwe ngo abashe kubyumva mu gihe nari ndi umwana niga mu mwaka wa 4 primaire inahuye n'ikibazo cyo kurwara ukuguru murwara igihe kingana n'imyaka 3 n'amezi 6 ariko ndashimira Kristo ko muri urwo rugendo rw'ubuzima nari ndimo bugoranye ndashimira Kristo ko yabanye nanjye ndashimira Kristo ko ari umunyembaraga ndagushimira Kristo yuko ajya abasha kwica karande z'imiryango ndashimira Kristo ko uyu munsi mfite ubuzima Yesu muhereje icyubahiro narwaye ukuguru imyaka 3 n'amezi 6 nkuko nabivuze mu ngingo zikurikira hasi murwara ari imbaraga z'abadayimoni zakarande z'imiryango ariko ndashimira ko Kristo ajya abasha gutanga ubuzima ndashaka gushimira Kristo ko ari umunyembaraga ndashimira Kristo ko ari umunyembabazi uko kuguru narakurwaye nkurikiranwa n'abaganga ku buryo bwose bushoboka hanyuma ariko kubwo Imana itaragera ku munsi wa nyuma kugira ikikora ibintu bikomeza kwanga kuguru komeza kuva nsubira ku ishuri mfite inenesi y'abandi banyeshuri binera gahinda ariko nkomeza kwiringira Uwiteka jambo ryarambwenga biringiye Uwiteka ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni ngo ntago babasha kunyeganyezwa ahubwo bahora bahamye iteka ryose ndashimira Kristo ko yabanye nanjye mu rugendo rw'ubuzima Yesu mukome mu mashyi mw'izina rya Yesu nawe unyumvishe umfashe nshimire Kristo kubera ko ari umugabo barakomeje baranyoza ndwara ukuguru kuzamo amashyira menshi baroza ariko uko boza ruseki kagigenda igaragara igeraho yitamurura ku buryo ihagarara umubiri wose warashizeho ariko ndacyashimira Kristo umwami w'abami yuko yabanye nanjye
bikomeza kuba ikibazo, apfukamo isoko idakama, agira amashyira menshi. Hanyuma abantu batangira kuvuga amagambo yabo, batangira kuvuga ibintu byinshi, baravuga ngo ukuguru kwazaguca. Ariko ndashimira Kristo ko ahari gucika ukuguru ubu ngubu Uwiteka yahashyize ubuzima. Ndashimira Kristo. Mba muri ubwo mu rugendo rw'ubuzima. Ndashimira Dr. Ndacyariho, muganga wa CHK wa Kabgayi, yambaye hafi ahari hose yumve ko mushimiye. Hanyuma afata umwanzuro wo kumbaga, ariko nawe nago yarazi ibyo ari byo. Ariko ndashimira Imana, yarazi ko ashobora kunshyiramo tije nkabasha kongera kugira insimburangingo, ubuzima bukongera kubaho. Ariko ndashimira Kristo ko yamukoresheje, kandi nawe ahari yumve ko mushimiye. Mu gihe cyo kumbaga azi ko biraza kugenda gutyo, ndabyibuka bari banteye ikinya cyo hasi, hejuru narabonaga twaraganiraga. Haleluya. Nari meze nka wa muririmbyi yavuze ngo ndetse n'intumbirwa ngiye gupfa, aravuga ngo azagira ibyishimo bidashira, aravuga ngo nzabona ihirwe ngeze mu ijuru. Nanjye nari meze nk'uwo muririmbyi, nari ndi kuririmba, nari ndi kuvugana nawe, angirira icyizere, arambwira ati ibintu bikubayeho nagatangaza. Haleluya. Ndashimira Kristo ko yabanye nanjye. Arangije arambwira ati ibintu biri kukubaho ndabona aragatangaza. Arambwira ati wa mwana we papa wakora iki? Ndamubwira ngo papa wanjye ni umudiyakoni. Arambwira ngo kuri umwana no kwa pasiteri nyoberwa ikintu ambwiye. Ariko yarashatse kuvuga ko imbaraga z'Imana zikora ibyo abantu batagira gute badashoboye. Ndashimira Kristo ko yabanye nanjye. Arangije arambwira ati nari nzi ko ndaza kugushyiramo tije, ariko ndarebye neza nsanga mu kaguru kawe harimo ruseke ebyiri. Avanamo iya mbere yari ifite ikibazo. Ndashimira Kristo ko uyu munsi wa none yampaye ruseke nzima. Uyu munsi wa none aya maguru ndi guhagararaho nkavuga imirimo ya Kristo. Aya maguru yakoresheje n'ubaka inzu, aya maguru ajya abasha gutwara imodoka, aya maguru ajya abasha gutwara ibintu biremereye. Ndashimira Kristo ko yabanye nanjye. Hanyuma navuga byinshi kuri Kristo, ariko uyu munsi wa none turashimira Kristo ko atanga ubuzima. Nagira ngo nkubwire wowe udukurikiye uyu munsi wa none, nagira ngo nkubwire ko Imana ari mushobora byose. Nagira ngo nkubwire wowe udukurikiye, nagira ngo nkubwire ko Kristo avana urupfu. Ibyo ngibyo Satani ntiyigize yishima ngo yishimire yuko nongeye kugaruka mu buzima. Anteza ibibazo byinshi ni kumuririmbyi yaririmbye, aravuga ngo ubupfubyi no kwigunga, aravuga ngo ndetse ubukene ndetse n'indwara. Arangije nibwo nari nsubiye ku ishuri gatoya iwacu aho tuvuka mu ntara. Abandi bana baza kundeba ngo tujye gutashya cyangwa se mu yandi magambo bitewe naho tugenda duturuka no kujya gusenya. Hanyuma barambwira ngo ninze njye kujyana nawe kujya gutashya cyangwa se gusenya. Hanyuma ndababwira ngo ntago njyayo. Mbonero kubwira ababyeyi ngo nimugahatira abana ibintu batiyumvamo, kubera ko hari igihe Mwuka Wera aba yabasanze. Ndangije mama arambwira ngo wa mwana wanga kujyana n'abandi kujya gusenya, ntago nzi ko hari ikintu uzamarira. Mfata umwanzuro ndagenda, ngeze nasanze abantu barimo batema ishyamba. Barambwira kubera ko nari ifite imbaraga kurenza abandi bana, barambwira ngo iki giti kigiye kuva mu mukingo, dufashe turebe yuko twakigaro kikagwa mu murongo muzima. Shiraho amano yose. Nkimara gushyiraho amano yose, uwatemaga igiti ntiyareba yuko nashyizeho amano, areba igicucu cy'igiti ahita atema, antema amano yose uko arane. Ariko ndashimira Kristo ko uyu munsi wa none mpagaze ku mano yanjye masima. Ndashimira Kristo ko ari umunyentwari. Ndashimira Kristo ko ari umunyembaraga. Aho imiryango itabonetse, aho abavandimwe batabonetse, ndashimira ko Kristo yabonetse. Mbashimiye mbasangiza ubu butumwa, mbashimiye mwebwe mudukurikiye muri hirya hafi ndetse na kure. Nagira ngo mbabwire ko Kristo ari Kristo ubasha gutanga urubyaro. Uyu munsi wa none ndi umugabo wo guhamya Kristo mu buryo bw'umubiri, ndi umugabo mu buryo bw'umwuka, ndi umugabo. Kandi Kristo nizeye ko atazankoza isoni. Turabashimiye mu izina rya Yesu Kristo. Reka turangire dusenga kugira ngo abantu bose bumvishe iki cyigisho kizabakore ku mutima. Nagira ngo mbabwire yuko Kristo ajya abasha kwishyura amadeni. Muririmbyi yararirimba aravuga Mana yo mu ijuru kuva na kumenya sinigeze mbona aho wahemutse, kandi sinigeze kumenya nabo wahemukiye, kuko utari Imana y'amagambo, uri Imana y'imirimo. Mana yo mu ijuru kuva na kumenya sinigeze mbona aho wahemutse, kandi sinigeze kumenya nabo wahemukiye, kuko utari Imana y'amagambo, uri Imana y'imirimo.
ndashaka kubabwira ko abantu bavuganye na Kristo mbabwire ko izina rya Yesu rifite imirimo itangaje iravuga bikaba kandi yategeka bigakomera hahirwa umuntu wayikomesheho ijambo ryarambwiye ngo hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo nk'umutabazi ikamurengera mu makuba abantu mwese mwikomereze kuri Kristo ushobora kubona inzu byari birangiye bagiye kugusora mu nzu ariko nagira ngo nkubwire ngo mbere y'ugusora mu nzu Uwiteka arahabaye nagira ngo nkubwire ngo mbere y'ukugambirira ibibi Uwiteka arahagobotse imbere y'abagutongera imizimu n'imizimukazi nagira ngo nkubwire ngo Uwiteka arahagobotse jye babwire ngo ntacyo uzantwara kubera ko ndi kumwe na Kristo uba mu rwisho rwisumba byose ngo azama mu gicucu cy'ishobora byose niko ijambo ryambwiye nyemerera uyu munsi wa none wakire Kristo nk'umwami n'umukiza kandi azakubera ubuhungiro mu izina rya Yesu Kristo amen. Urakoze cyane Jean Marie Imana iguha umugisha kubw'ijambo ryiza ry'Imana ugejeje ku bantu urakoze n'ukuri bonekire topere faya minikire zotore bonefaya Uwiteka turagushimiye rero rwose kubwo ijambo ryiza ry'Imana ugejeje ku bantu n'ukuri twumvise iby'Imana yakoze kuri wowe igukiza akaguru bikomeye bimeze nabi bagiye kugaca ariko Imana irahaba dushimye Imana cyane yakoze ibyo bintu dushimye Imana yagukujije mu bihe byari bikomeye nk'ibyo dushimye Imana yagukijije ukabura umugabo wubatse Imana y'amahoro ishimwe Imana y'amahoro ihimbazwe urakoze cyane n'ukuri duhawe umugisha kubw'ijambo ryiza duhaye reka dushimire Imana dusenga maze abandi Imana ikomeze nabibiteho muri gahunda zose umuntu wababaye ahari ku isi cyangwa wifuza ijambo ry'Imana n'ukuri agubwe neza Imana duhana umugisha Imana Mana turacyagushima Mana turacyakuya bashe imbere yawe turagushimye turaguhimbaje kubanye natwe turagushimye ku buhamya bwa Jean Marie aho wamukuye Mana tuguhaye icyubahiro ukamukiza ukuguru uyu munsi nta kanseri arwaye uyu munsi n'umugabo arubatse uyu munsi mwana n'ukuri ari kukuvuga turanezere kubyo wakoze mwana uhimbazwe bana natwe kandi ukomeze umuhumugisha umwagurira imbago amina haleluya mu izina rya Yesu abadukurikiye nabo reka bakubone ubabaye uri mu bitaro uri ahantu hose yumva umutima we urushye reka umuruhure mwami kuko twarakubonye uri karuhura urakoze mwami kubanye natwe icyubahiro cyawe amina amen bye Imana ibahumugisha